komera ku masezerano nshuti oya wirambirwa ngo haguruke komera komera iyo mana mvuga irumva kandi igakora. We urikurikiye ndikurikiye ntabwo mbizi urumva wikurikiye oya urankurikiye oya da asa ntabwo nari ndi kuririmba wumva ahangaha ugiye kunyendereza wa mugani ndagukurikiye urankurikiye ariko uririmbye neza kabisa murakoze cyane utangiye kuririmba nifuza ko utabihagarika none komera komera iyo mana mvuga irumva kandi igakora. none se mwana njye mfite ikibazo cy'amatsiko bisaba biryo ibibazo byawe sindubikira oya bisaba biryo ki reka wenda mbijyane mu biryo nikundira ibiryo bisaba biryo ki ngo umuntu aririmbe gutyo neza aririmbe neza gutyo kuririmba neza none umuntu uririmba neza gutya atari muri studio iyo yageze muri studio bimeze ute bimeze kuri wayumvise ndi kuguha karinki ejo nibutse ko hari akarinki wampaye come on reka tubasuhuze nshuti mudukurikiye hano kuri Sanze Eleda muri abantu b'ingenzi cyane muri abantu twubaha muri abantu b'umumaro dukunda nuko nyine twinjira mu kibuga nuko intore zivuga turi kumwe rero n'umumama mwiza cyane wicaye kuri kamera za Sanze Eleda nyine kuba dukurikiye cyangwa basanzwe bakurikiye ibiganiro bitandukanye si ubwa mbere mumubonye ariko tugiye kuganira mbere ko mbaha insanganyamatsiko tugiye kuganiraho turatanga amahirwe ku muntu ufunguye iki kiganiro aribwo bwa mbere kugira ngo amenye arinde tugiye kuganira iryo jwi wumva ni rya BKM ndi kumwe n'uyu mubyeyi turakwakiriye mu rugo rwawe murakoze cyane wabonye umuntu utanga ikazi w'abandi biteye uyu mushyitsi urabona uzamushobora uyu mushyitsi wazanagangaza aha kamone ngo wari uyu mubyeyi ninde se ko twari tumukumbuye uyu mubyeyi turaguhobeye mu cyimbo cy'abayoboke bose bakurikira Sanze Eleda inshuti n'abavandimwe bose nukuri nari mbakumbuye so kubeshya hari warabuze kwera ndabizi ibibazo byawe birambana byinshi ariko nizeye ko ndi bugusubize kandi ukanyurwa nari mbakumbuye rero haciye igihe kinini aha ukomotse rero nje nk'iyagatera se ku mugani wawe mugani uje nk'iyagatera cyangwa iyagaterije nkawe nje nk'iyagatera kuko niko nge numva baca umugani ku bantu rero mwari mumaze iminsi mumbaza ngo ese ko nta ndirimbo nizere ko mwanezerewe nizere ko mwaguwe neza ariko hagati aho hari abantu baba batazi impamvu z'umuntu nari maze iminsi mfite ikigeragezo niko nacyita ariko ndashima imana yongeye kumpa ndashima imana yongeye kumpa amahirwe ndashima imana yongeye kumpa aka kanya kugira ngo ngaruke mbasuhuze mbabwire ngo iyambu sana nari mbakumbuye cyane nagize ikibazo rero ndwaza umubyeyi hari ababizi hari n'abatabizi ndabizi agira uburwayi butunguranye bwadutunguye cyane agira ikibazo cya stroke niyo mpamvu rero mutari mumperuka kumbona nanjye ubwanjye nabaga njagaraye si ukubabeshya nabaga njagaraye ku rwego nanjye ntashobora kubikubwira ngo byumve niyo mpamvu rero yatumye nsa naho ntakigaragara mu ndirimbo haba mu biganiro twari dusanzwe tugirana nizere kuri kunyumva BKM ndetse n'abaduteze amatwi warumbaje ngo mvuye ndakubabariye nizere ko mbabariye kandi nizere ko n'abandi nuko nje rero kandi ndabizi ko ku bari batabizi mfashe uyu mwanya rero ngo nshimire ababimenye nshimire icyo mwakoze ndabashimira mbikuye ku mutima ndabashimira ngo imana nsenga imana nkorera imana mvuga niyo ifite byose niyo itibagirwa umwana w'umuntu we ngo ashobora kwibagirwa n'umubyeyi ngo ashobora kwibagirwa umwana yibyariye niko njye numva ijambo ry'Imana rivuga ariko ngewe icyo mbaragije ni Imana yonyine niyo yabitura kuko niyo itibagirwa niyo idasobwa niyo
mugenga wa byose naho narindi rero ariko ubu ndashimira Imana aho igejeje ikora yakoze ibikomeye twebwe twumvaga byarangiye twasezeye ariko turashimira Imana kugeza ubu aho igejeje ikora ngihabwa icyubahiro ngayo amavu n'amavuko yo kuba ndahangaha nagarutse ugejeje ukora mwami mbaye ngushimiye wandokoye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi amen cyambere nuko ndirimbye mbicurike mbicurukure icyo nzi cyo ndaririmbye icyo nzi cyo urabutambukije ntabwo naba ndi kumwe n'umuririmbyi mwiza nk'uyu ngo bibure kunyandura Imana yadukoreye n'ukuri twaranyuzwe twaremewe kuramya Imana ya ijambo ry'Imana ryaravuze ngo kubakunda Imana byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza kandi mu bibi no mu byiza dushime uyu munsi Eleda yararigura n'ibintu bitoroshye nubwo n'ubundi bitararangira 100% ariko muri byo yaravuze ngo ndacyabona ibinduye cyane ngo ndacyabona ibimbabaza ngo ariko ubwo turi kumwe kudafashwa we urabona ntari kuzunguza nicyo kimenyetso niko ndi mu mwuka ngo ariko ubwo turi kumwe ngo nzi yuko ntacyo nzaba naho nanyura mu mazi menshi naho nanyura mu muriro hari ijambo nasomye muri Bibiliya ejo nimugoroba rivuga ngo abantu ibihumbi bazagwa imbere yawe abantu inzovu zikubita uruhande rwawe ngo birebeshe amaso yego mubyeyi natwe tubonye abantu ibihumbi n'ukuri bagwa imbere yacu ariko Imana iraturinda Pawulo yabibwiye abakorino ngo iyaturokoye urupfu rukomeye cya gihe twiringiye yuko izakomeza turokora no kuturinda come on reka noneho utanze amakuru yawe y'icyatumye ubura impamvu utaruri hano kuri Eleda Sanze kuri yicano kandi byumvikanye kandi komera urugamba ni Yesu ndanezerewe ndishimye byose nkubwira akantu mbese ubu ndajagararutsemo gakeya neze neza reka nkubwira akantu keza urugamba ni Yesu uruyoboye uru rugamba ni Yesu uruyoboye tuzanesha ntabwo twirengagije ko Jova Jire yo muri Yerika korari nziza cyane turabasuje abaringi ba Jova Jire bashaka ko bari kureba kino kiganiro turabemera Eleda nshimye ko tumenya amakuru yawe y'impamvu utari kuboneka mu biganiro kandi ibyo bintu bantu b'Imana mudukurikiye ibi navuze birumvikana kereka niba mushaka kumwiyenza ibi navuze byatumye abura ndabigenzuye nk'umuntu ubayoboreye ikiganiro nemeje ko byumvikana cyane rwose umuntu wese rero ndabizi n'ukuri murankunda dukomeze kubana ku mavi kuko icyo Imana yakoze natwe nk'iby'abana b'abantu twakoze cyangwa se tugikora tubikeshayo ikomeze itwumve mumfashe gusenga ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye uko n'ibisigaye byose azabikora seko numva indirimbo zatubanye nyinshi amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe uyu muririmbyi yaririmbye ino ndirimbo umusaza ndamukunda cyane musabye ko muramutse se mwicaranye ubu ngubu aho ngaho wicaye ukabona araje yicaye imbere hafi yawe namusaba ni iki wamusaba namusaba kuyindirimbira nawe njye nyiririmbye se ntacyo byaba bivuze ngo ririmba numve biki aya Dominique sinamukira nkurikijwe iribi mfite ntabwo najya gukinira ku ndirimbo ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye byose azabikora amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza
uwiteka ashimwe ashimwe. ndabibonye ukunda Dominique Nick. Ndamukunda cyane kubwiyo ndirimbo. Musabira ibintu bibiri cyangwa ubimusabe. Oya musabira ibintu bibiri unamusaba ibindi bibiri niba ari kureba iki kiganiro. Voilà. Ndamusaba cyangwa se ndamusaba ko bishobotse yego nazamubona imbona nkubone nyine tukavugana, ubwo ibindi nazabimusaba tubona ibyo musabira ibindi bizava muri appointment. ibyo musabira rero ndamusabira ibintu bibiri nibyo nsabye, kugira amahoro n'amahirwe. Yego ibintu musabiye ni byiza cyane. Nibyo musabiye. Indirimbo ubundi iyo ndirimbo kuri wowe uri kwiririmba ni iki kikuza mu mutwe cyane nka message wasangiza abantu, kuko urumva twiririmbye kubera inkuru yawe twari tuvuzeho. Iyo hari igice kivuga ngo byinshi turabibona tukabifata nk'ibisanzwe, tukumva ko ngo byari bikwiye no kubaho. Mu buzima hari byinshi tubona tukabifata nk'ibisanzwe. Yego rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka. Ariko uriya muririmbyi yaranditse irandikitse pe. Ariko nanjye nagera ku ndirimbo yawe ivuga ngo ibisharira. Abantu rero basigaye banyita ibisharira mwuka barashaririwe se. Abantu basigaye banyita ibisharira n'ukuri. Umuntu wese mbanyita ambwira ati ibisharira. Bya bisharira birahageze. Mbese iriya ndirimbo ni nziza by the way. Ufite indirimbo nyine nziza pe. Buryo ki wandika indirimbo melody, nubwo melody zawe zijya gusa. Ahantu hose uririmbiye umuntu ahita yumva ko ari Eleda uri kuririmba. None se urumva narimba. Ntujya wiyoberanya. Urumva nazakaza Dominique. Urumva narimba akaza Dominique. Oya. Ndase ndirimbe haze Vamilia. Oya. Ndase ndirimbe haze Sara. Oya. Ngomba kuza ndinde. Wakirageje kurinda umwimerere wawe ni byiza, njye narabikunze. Eleda nuko mvuga, nuko ndirimba, nuko nandika, nuko wabaje mbese ni byiza cyane birashimishije. Umuntu wese rero Imana yamugabiye impano itandukanye n'iyundi. Ijwi ryawe umuntu araryumva agahita yumva ni bike muri kuvuga. Yego sibyo buriya se cyane rero abantu tuvuga kimwe. Ntawe ndumva ko benshi bemeza ko mvuga nka kanyombya. Yego Yesu sinda karakajwi sibwo urumva. Kanyombya komeza ijwi ry'uryita kajwi. Nakajwi gato n'ukuri. Kandi wovuga ijwi rini byibushye nago rero bisa. Niyo mpamvu ijwi ryanjye ringana nanjye. Cyokora aho nico aho uvuze ukuri. Rero ni Eleda twinjirana ahantu njye nawe niba unyemereye. Ngo wari ukumbaza ngo impamvu ngo hira ndirimbo ngo icyo tukirangiza ahubwo mbonye wasohoye indirimbo wampaye link ku mugoroba niba atari mu gitondo. Indirimbo rwose cyangwa niba atareje nziza. Ndashaka kubanza kwemeza ko ari nziza kuko namaze kuyumva, ndetse si kuyumva gusa namaze no kuyireba. Bivuga ngo umuntu ngiye kurangira ino ndirimbo kujya kuyishaka kuri yicano ya Sanze Eleda agiye kureba indirimbo irebetse, agiye no kumva indirimbo yumvikana. Ni ukuvuga ngo aragira inyungu ebyiri. Uko ni ukuri. Amaso ye agiye kubona ibintu byiza byakozwe n'umugore mwiza, n'abandi mwaririmbanye, nimba ari barumuna bawe, nimba ari inshuti mufitanye isano ya hafi. Nyine n'indirimbo irimo abantu baririmba neza kandi beza abagenzi tujyana mu ijuru. Ni indirimbo uyumvise yumvamo message ikomeye. Mbonye rero wayisohoye ndagira ngo tuyicarire. Turebe iby'iyi ndirimbo. Ubundi iyi ndirimbo ongera uririmbe ya refre nkubwira akantu. Chorus y'indirimbo Yasohoye. Kuki ukunda chorus? Niho message iba. Message y'indirimbo iba muri chorus. Okay, buri wese afashwa. Yego. Naho ashaka n'agapande yifuza. Yego. Turaza kuyibaririmbira n'ubundi. Chorus yayo rero narayise ndayita ngo komera ku masezerano. Yego. Yawe. Cyangwa se shuti yanjye. Yego. Kuko twese dutunzwe n'amasezerano. Udafite isezerano, udafite icyo uharanira, tudafite isezerano ry'uko Yesu azagaruka. Sibwo urumva byawe bizavamo. Kuririmba nteba bivuga barabikora.
uravuze ngo mbikore komera ku masezerano nshuti oya wirambirwa ngo haguruke komera komera iyo mana mvuga irumva kandi igakora. Urakoze cyane. Iyi ndirimbo ifite ubundi ibice bingahe? Ifite ibice bitatu. Yahimbwe ryari? Kubera ko rero njya ngira nyinshi nkazibika sinakubeshya ngo mvuge ngo uyu mwaka ngo iyi tariki ngo uyu munsi naricaye ngo nibwo nayihimbye gusa haciyemo igihe nyanditse ariko kitari kinini cyane ushobora kuba haciyemo nk'ukwezi kurenga cyangwa amezi abiri hagati aho ngaho. Mbere yuko njya kwibaza kuri inspiration y'ahantu yaturutse abantu batajyanga indirimbo igizwe na chorus gusa ugiye kuririmba igice cya mbere na chorus noneho nkubaza ikibazo kinini nshaka ko tuvuga. Erega ibyo yibwira kutugirira ni byiza si bibi ndacyategereje amasezerano yawe mana ntuhinduka komera ku masezerano nshuti oya wirambirwa ngo haguruke komera komera iyo mana mvuga irumva kandi igakora. Imana irumva kandi igakora. Ndashaka kumenya rero iyi ndirimbo uyu munsi ubu turimo turaronshinga indirimbo cyangwa turimo turayimurikira abanyarwanda kugira ngo bagende bayikurikire. Ndashaka ko bakurikira ikintu bazi bamaze no gusobanukirwa. Hari ukuntu umuhanzi aririmba kuko umuhanzi yemerewe kuza kwinjira mu inganzo yawe ishobora kutumvikana ku bantu bose ariko uyu munsi abantu bari kwikira bafite umugisha yo gusobanukirwa ibikubiye muri iyi nganzo. Wowe iyi nganzo yawe ikubiyemo iki nicyo ashaka kugeza ku bantu muri iyi ndirimbo? Muri iyi ndirimbo ikintu kinini cyane nsa naho nashingiyeho nashatse kwibutsa abantu ko isezerano burya nubwo risa naho ritinda ariko byanga bikunda bitewe n'uwaridusezeranije bitewe n'uwasezeranye n'uwavuze byanga byakunda arasohoza. Nashatse kubabwira ngo rero wihaguruka hari uwambajije ngo singo guhaguruka ahambwira ngo abanditsi rero namwe icyo nashaka kuvuga rero ngo wihaguruka ufite ikiri gusengera ufite ikiri gusaba ufite icyo wasezeraniwe urasenga wenda ukavuga ati byanga bikunda ndi kubona ejo bizakunda ukabona ejo hararenze. Narakubwira ngo wihaguruka komera ku masezerano komeza winginge komeza utegereze we guhaguruka kugira ngo ataza agasanga wagiye. Yego nicyo nashaka kubwira abantu ngo nubwo ubona ko ibintu byose biri kwanga ubona ko amasezerano yawe ari gutinda ariko wicogora wihaguruka komeza winginge isezerano ryawe isaha n'umunota nibigera ndabizi nta kabuza uzasubizwa. Nicyo nashaka kubwira abantu rero cyane cyane niba kubumvishe ku gice cya kabiri usibye ko yose mba numva ifite ubutumwa ku gice cya kabiri nabwiye abantu babwira ntiriga mwibuke ko umuruho wawe udakuraho umugisha umuruho wawe ntukuraho umugisha cyane rwose. Mu gice cya kabiri harimo ayo magambo ko umuruho wawe wibuka ko umuruho udakuraho umugisha ahubwo umugisha ukuraho umuruho. Ibyo nabyo babizirikane nkubwire ngo umurugisha cyangwa se umuruho ntabwo ukuraho umugisha ariko umugisha ukuraho umuruho. Nicyo nababwiye umugisha ukuraho umuruho ariko umuruho ntukuraho umugisha. Niyo mpamvu nababwiye nti mwibiti mwihaguruka ushobora kumva unaniwe ushobora kumva urushye ushobora kumva ari wowe ugeragezwa wenyine ushobora kumva ari wowe udasohorezwa amasezerano nk'uko abandi bameze ariko icyo nashaka kubwira abantu nababwiraga ngo mugume aho ku mavi kuko niho twese dutegerereza kandi bitewe n'aho uri buri wese agira aho ategerereza agira aho avuganira n'Imana ye agira aho ayisabira akagira n'aho ayibwirira n'aho ayingingira. Aho ngaho uri rero wowe wari we wese mu mwanya waba ugira wo gusabana n'Imana uyibwira niho nakubwiraga ngo wihahaguruka kugira ngo utaza guhaguruka agasanga urahavuye. Ku gice cya nyuma rero harimo amagambo avuga ngo ibyo unyuramo byose
menya ko ibyo unyuramo byose ntacyo bishobora guhindura ku mugisha wawe. Wibuke ko nubwo Dawidi yaragiraga intama ariko ntabwo byamubujije kuba umwami. Ibyo uri gucamo rero byose, ibyo uri gucamo ukabona rwose ikarita yicuritse ukabona ntibishoboka, ariko ndakubwira ngo wirambirwa, ugume ku masezerano, yategereze we kuhahaguruka ngo wigendere, kuko ushobora kuhahaguruka ukagenda yaza agasanga wagiye. Nubwo butumwa bukubiye muri iyo ndirimbo. Imana igumugisha cyane. Kugeza uyu munsi umaze kwandika indirimbo zingahe zasohotse? Indirimbo maze kwandika zasohotse zirashyika mu 10 cyangwa 9 niba ntibeshye. Ariko izindi nazihaye amakorari atandukanye, izindi ziri muri agenda. Bingingira ngo nshuti bakunzi, nkuko musanzwe munshyigikira, n'ukuri mumfashe. Mfite igitabo kimaze kuzura, mumfashe kugira ngo munyunganire, muntere inkunga, muntere ingabo mu bitugu, hanyuma umva ko ubutumwa bufite icyo bumaze, bufite uwo buruhura, bufite uwo bwongera gukomeza, kongera agakomera, ntahaguruke, ashyiremo imbaraga n'ubushobozi abifitiye. Mufashe umuvandimwe kugira ngo ubutumwa burushaho gusohoka bwinshi, kandi nzi ko buzabanezeza ndetse bukaruhura n'imitima ya benshi. Nicyo cyizere mfite. Ariko indirimbo zo ni nyinshi, izo mbitse nizo nyinshi kuruta ziri hanze. Nokuri mbetse stoke ariko mfite icyizere ko Imana izampuza n'abantu beza kandi b'umumaro, nanjye buri cyumweru nkajya nsohora indirimbo, kuko ni nyinshi pe cyane rwose. Nibyo byifuzo kuko nshobora kwira nihaye target indirimbo 2 ndazandika ku munsi. Imana yumve kwifuza kwawe. Amen. Kandi guhaza. Ni byiza cyane. Ikiganiro cyacu murabyumva, indirimbo urajya kuri Sanze Eleda channel, turayishyira munsi y'iki kiganiro kugira ngo abantu bakomeze barebe ino ndirimbo ndetse banayisharinge. Nta ikiganiro cyacu kiza gutinda cyane. Yego. Ahubwo icyo mubaza iyi channel noneho noneho twizere ko ugaruka tugiye kuduha n'ibiganiro. Burya ngo umuntu arapanga, cyangwa se umutima w'umuntu niwe wibwira urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe urusohoza. Niba sinari niteze ko bigomba kuba, nari nabitangije numva ari ikintu kizahoraho, ariko ku rwanjye ruhande, mu mbaraga zanjye nkeya n'ubushobozi bwanjye buke mfite, kuko Imana yatanze agahenge nkaba nongeye kubona umwanya wo kuba nakwicara imbere ya kamera, navuga ko naje nje kugira ngo twongere duhure, twongere dusabane, twongere dutega amatwi, twongere tubwirane ibiruhura imitima, kuko niyo ntego yanjye, nicyo nifuza ko umuntu ashobora kunyumva, nkagira uwo mbasha kuruhura, kandi nanjye akagira uwo ubasha kunduhura. Ndizera ko rero yego ashobora kunduhukiraho, kandi nanjye nkamuruhukira. Hari umuntu ugaga comment rwose ukavuga ati wow, hakaba n'undi rero uza rwose aje kukuvuna, ariko bene abo simba shaka rwose pe, simba keneye abatembereza, komeza abatembereze, hanyuma impuze n'abantu b'umumaro, tuzaruhukana, abantera courage, banshyigikira, bambwira ati komereza ho, uduhe n'ibindi byinshi. Ndizera rero tuzagirana ibihe byiza nk'uko bisanzwe, hanyuma Uwiteka agakora ibyo yagambiriye kuri njye. Yego. Kumva yanze. Murabyumva rero abakurikiye Sanze Eleda, ko nyine inganzo yo irahari, indirimbo zirahari nyinshi cyane muri stock nkuko amaze kubitubwira, ariko nawe urahari ngo ugire uruhare mu kuzikura muri stock kugira ngo zijye hanze. Niba washimishijwe n'iyi ndirimbo umaze kureba rero, cyangwa se ugiye kureba, ushobora kugira n'icyo ukora mu gutera inkunga uyu murimo w'Imana watangijwe, kugira ngo n'izindi ndirimbo zikomeze zisohoke. Niba wishimira ko ibyo uyu muhanzi kazaririmba bikubaka kandi bigufashe, reka tugushimire cyane Eleda kubw'umwanya wawe wabonetse ngo uzuganirize abakunzi bawe, kandi dushimire abantu baradukurikiye. Niba unejejwe n'iki kiganiro, ugishayaringe ndetse ushayaringe n'indirimbo mu magurupe ahantu ba, ni umusanzu ukomeye kuri Eleda. Reka muha amasegonda nka 40 nyine kugira ngo akomeze nawe abishimangire cyangwa se abashimire, anadushyirire ku musozi iki kiganiro. Mwakoze cyane rero, nishimiye kongera kugaruka rwose pe. Ndizera ko ikiganiro twagiranye, kandi nizeye ko mwanambabariye, ndizera ko
mwumvishe impamvu kandi irafatika, ndetse turushaho gushima n'Imana yo yabikoze, yakoze ibyo twebwe tutabashaga kumva, yatugaruriye umubyeyi mu bantu bazima. Twe turashima kuko tubona ari ibidasanzwe, tubona ko ari muzima bitewe naho yamukuye, kuko twe twamaze kumva ko byarangiye, twamaze kwiyakira, twamaze no gukora imibare mu mitwe yacu nk'abantu, ariko Imana itarakurekura. Nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo mva aho wajya hose ugerayo ariko ukagaruka. Reka mbashimire rero kandi nshimire n'uyu muvandimwe wamfashije kuyobora ikiganiro, mushimire ko yabonye ko ari ngombwa, akambwira ati ngwino usuhuza abakunzi bawe, ubibwire ubabwire naho wabaga naho nabaga rero. Ariko nukuri ndacyabashimira abantu baba kuri groupe ya Eleda Artist Fans, ndacyabashimira aho muherereye hose, waba uvuga waba utavuga, ibyo mukora ndabizirikana, byose ni kubera mwebwe. Ndashimira Imana rero yabikoze, kandi ndashimira Imana ikomeje kubatera iteka kugira ngo mukomeze kumva ko iki kintu mukora ari ingenzi kuri njyewe. Mwakoze rero kubana nanjye. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi muri byose turusheho kwiyegereza Imana no kubana nayo, kugira ngo mu gihe tutazi twebwe nk'abana b'abantu, mu gihe cyateganijwe nayo, tuzimurwe tuve muri iyi si dutera kurira, dutera kuniha, dutera imijagararo, ubundi tuzibanire mu ijoro. Mwakoze cyane. Yari Sanze Eleda.